ku isi iterambere kugenda ryiyongera, akaba ari nayo mpamvu Rwanda Coding Academy yashyizweho mu Rwanda kugira ngo yigishe abanyeshuri ikoranabuhanga bakiri bato bazamuke barize. Amasomo twiga hano ntago adufasha gusa kuba twagira ibyo tumenya ku ikoranabuhanga, ahubwo adufasha no kwihangira imirimo, aho twiga kuba twareba mu bibazo biri muri sosiyete tugakoresha ibyo twiga harimo programming, tugakemura ibibazo tubona muri sosiyete cyane cyane mu Rwanda kugira ngo dukomeze kugira uruhare mu iterambere rya Afurika. Ni ukuvuga ngo nimba uteye igiti ukenera ubutaka bwo kugikuzamo, ugakenera n'ahantu hisumbuyeho ho kuba wazatera imbuto zizagiturukaho. Akaba ari nayo mpamvu numva ko dukeneye kaminuza, kubera ko bitagomba kurangira ahangaha gusa, cyane cyane ko dukeneye impamyabushobozi zisumbuyeho kugira ngo tujye mu kazi gatandukanye. Niyo mpamvu numva dukeneye kaminuza kugira ngo twongere ubumenyi tubona hano buzamuke bujye ku rwego mpuzamahanga. Murakoze. Projet ndi gukoraho yitwa AirMap, ari projet izajya ifasha kureba ahantu hari ibibazo, hari pollution mu mwuka, and then itwereke binyuze kuri map, itwereke ahantu hari ikibazo cy'umwuka, and then tubashe kuba twamenya ibyo dukora, nimba tuhatera ibiti, nimba turi buhamagare bitewe n'imyotsi myinshi bagakora ubukangurambaga, ibyo bintu bigiye bitandukanye. Cyari watekerejeho? Mbere na mbere ngira ikibazo cy'ubuhumekero, byatumye ntekereza ku bantu tugira ibibazo by'ubuhumekero bitewe n'uko ikirere kigenda cyangizwa buri munsi. Bityo rero ninkora kuri no projet ntago nzafasha gusa abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero, ahubwo nzafasha na sosiyete muri rusange kugira ngo ihindagurika ry'ikirere riterwa n'uko releasing imyotsi mu kirere rigabanuke. Nkurikije ahantu projet yanjye nigeze nje n'abagenzi banjye, ishobora kuba igeze nko kuri 60% kugira ngo tugere kuri success, kuko ibikoresho dufite, ubumenyi dufite duhabwa hano ku ishuri, aho ngeze ubu ngubu tumaze kuba twabasha kureba ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ama sensors afasha gupima uwo mwuka uko umeze. Hanyuma tumaze gukora app yacu igeze nko kuri 40% ikora, ku buryo izafasha kujya ipima ikareba ikatwereka ahantu hari ikibazo. Hari abantu bavuga ko AI kuba yaraje igiye kwaka abantu akazi, cyane cyane ko nk'ubu ngubu umuntu ashobora gukoresha AI agakora porogaramu nk'uko uyikora ukoresheje coding. Mwebwe mubibona gute nk'abantu bamwigira ibintu binakomeye? Yego. Murakoze. Icyo navuga aho ngaho, nk'uko bazanye calculatrice ntibibuza abantu gukora imibare, n'ubundi ni nako kuba bazana AI bitazabuza abantu gutekereza. No kuvuga ngo AI nimba izajya ishyira mu bikorwa ibintu watekereje, uzajya ubanza utekereze mbere yo kugira icyo uyiha. Kandi burya iyo utazi ikintu ntago ubukizi, ntago wamenya ngo ndakosora ikintu utazi icyo uri bukosore naho uri buhere. Niyo mpamvu numva ko AI itazabuza abantu akazi, cyane ko aho tugeze ntago ari aho gukora ibintu ngo uvunike, ahubwo naho gukora ibintu bifite ireme kandi bishyashya muri sosiyete. Icyo navuga ko iyi kaminuza ari kubaka hano muri Rwanda Coding Academy ni kaminuza ikenewe cyane cyane n'abanyeshuri biga ngaha, kuko nk'uko mwari mubivuze ubushobozi dukora ngaha ujyanyije bujya kungana nk'ubwo mu yandi makaminuza, ariko iyi ikazaza ihera ku byo twize itwongeraho ubumenyi. Ibi bikazadufasha mu gukora projet nziza kandi zifitiye abaturage akamaro, kuko bizadufasha mu kwiyungura ubumenyi no kugira ubumenyi bwiza kandi bwisumbuyeho dukeneye ku isoko ryo hanze ry'umurimo. Murakoze. Mwebwe ntabwo mufite ubwoba bwa AI nk'ikintu kije kubaka imirimo kandi mwarize muvunitse? Icyo navuga ni uko AI itagiye kutwaka akazi, nk'uko nabaho nk'urugero abantu bakora imibare bazi calculator ikintu idufasha. Ntabwo ituma tudatekereza cyangwa dukora akazi, ahubwo idufasha gukora vuba kandi tugakora ibintu bifite ireme. AI ikintu uburyo ikora, ikoresha ibitekerezo wayihaye, ubumenyi wayihaye, ibyo wayisabye kugira ngo igire ikigukorera. Rero nk'igihe nkaba mbona ko AI ahubwo ikintu izadufasha ni ugukora ibintu byiza kandi vuba, bityo bikazadufasha kugera kure tugakora ibintu bifitiye abaturage akamaro. Rero icyo navuga ni uko icyiza ni uko wakoresha AI ugakora ibintu byiza kandi bifitiye abantu akamaro. Ibyo byagufasha mu gusevinga umwanya wawe no gukora ibintu byiza kandi vuba. Ubumenyi dukora ngaha muri Rwanda Coding Academy tubona ko ari ubwenge bwadufasha mu guhatana ku rwego mpuzamahanga, kuko nk'uko twabibonye Rwanda Coding Academy yagiye yitabira competition nyinshi
kandi tukagenda dutsinda ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi. Ari kompetisiyo nyinshi twagiye dutsindamo, harimo izo mu bwenge bw'ikoranabuhanga ari artificial intelligence, tukaba twaranatsinze cyane mu bintu bya cyber security, aho twagiye tuza imbere kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika. Rero ibyo navuga nuko ubumenyi dukura aha ngaha budufasha gukompeta yaba ku rwego nyafurika no ku rwego mpuzamahanga. Rero nkaba mvuga ko iki kigo cya Rwanda Coding Academy cyadufasha cyane, yaba mu kunguka ubumenyi, yaba no mu gukora ibintu bifitiye igihugu akamaro, ndetse byanakompeta ku rwego mpuzamahanga, yaba Afurika n'isi yose muri rusange. Ese wowe uri gukora kuri iyo poroje, kuki ariyo mwatekereje gukora? Murakoze. Ngiye proje ndi gukoraho ni proje yitwa Rain Guard, akaba ari proje idufasha mu guhindura no kwiadapta kuri elements za climate and weather. Nk'urugero twafata ni nko ku bibuga by'indege, aho usanga ibihu byahungabanyije uburyo indege zihagarara cyangwa uburyo zizamuka kubera abapilote baba batari kubona neza. Ibyo nabyo ni ikintu kimwe cya weather na climate. Iyo ngibyo ikintu twebwe dukora, turaza tukamodifyinga iyo climate, tukayanaliza neza uburyo imeze, tukaba twashyiramo ama chemicals ayifasha guhinda ku buryo ibyo bihu byari biriho bivaho, cyangwa se ahandi hantu uburyo twahindura climate na weather. Ni nk'urugero ahantu imvura itagwa cyane, imvura aba ari nkeya, proje yacu iraza ikareba precipitation yo mu kirere ku buryo twanagwisha imvura, ariko tukaba bikora twifashishije AI itufasha kumenya neza umubare wa chemicals zikenewe, ukamenya n'igihe cyo kuzitereramo. Rero ibyo bikaba byadufasha mu kugabanya ahantu imvura iboneka ari nkeya, nko mu gice cy'iburasirazuba cyangwa ibindi bice imvura yabibonekamo ari nkeya, tukaba twayongera, cyangwa se n'igihe imvura yabaye nyinshi iri guteza floods, nabwo tukaba twakoresha izo chemicals mu buryo bwatekerejwe neza bitewe na AI twakoze. Nabwo tukamenya ati turakoresha ibipimo bingana gutya kugira ngo iyo floods tuyikoreho, cyangwa dukoreho iryo zuba ryabaye nyinshi nyine imvura iboneke, cyangwa ko ibyo bibuga by'indege dukoreho icyo gihe gihari indege zibe zahagarara neza cyangwa zazamuka neza, cyangwa tukaba twana predicting ati mu minota 30 iraza imbere ibintu biraza kuba byifashe gutya, igihe cyari cyabaye gutya ntabwo abapilote bari bubone, cyangwa mu minota 30 iri imbere haraza kuba umwuzure bitewe n'imvura turi kubona. Ibyo bikaba byafasha no mu kugira ngo dukoremo abantu bajye ahantu hizewe, batahungabana n'ibyo biza biri kuza mu gihe kiri imbere.